ndyamana n'umugabo wo muri urugo nkoramo, kandi ubu ndabihaze sinzi uko nabihagarika kuko nta handi mfite akazi kandi mfite ubwoba bwo icyo bizangiraho iyo nuko nzabaho. Ndagusabye ungire inama nakora iki kugira ngo nsohore muri iki kibazo ntakaze akazi kandi ntangize ubuzima bwanjye. Tukite ruhura umutima. Uyu munsi umwana w'umukobwa, niba ari umukobwa niba ari umuhungu simbizi, yanyandikiye ambwira ngo Joyeuse, mfite ikibazo kiremereye umutwe wanjye, Joyeuse ndumva nenda gusara, Joyeuse ndumva ibibazo byambanye ibibazo. Ikibazo ntabwo nakimugiraho inama, yanyandikiye anyizeye kuko nawe uzi ndi umukozi wo mu rugo, nawe avuga ati Joyeuse ndakwizeye kuri bungire inama kandi nziza. So rero navuze ni rero ntabwo icyo kibazo nakihererana, mbere na mbere reka mbanze mbabwire, ndaje bisobere hano kuri kamera dufatanye tumugire inama. Hanyuma nahise mvugana ibibazo cyabaye cyangwa se bitewe n'icyo umuntu atwandikiye mu buryo bwo kururamo umutima. Ubundi nyine nari navuze ni tuzajya tubikorera abakozi bo mu rugo gusa, ariko tugiye niko tuzajya tuza tugasoma za komenti zanyu mwanditse, hanyuma tugafata umwanzuro. Uzajya umugira inama uko ubyumva, umugira inama bitewe n'uko ubyumva, umugira inama bitewe n'icyo yakora. Ubundi twavuze ati ni gute KissFM yonyine ariyo yagira uhura imitima y'abantu, nanjye ndi hanyuma mumbwire umwanzuro twafata. Nimutandika muri komenti, njye nzajya nza mwandikire muri komenti, nako njye nzajya nza mugire inama nkurikije n'uko njye nabitekerejeho. Ubwo hazajya, iyi ni part 1, hazajya haza part 2. Murakoze. Ubwo ngubwo reka dusome ikibazo cy'umuntu watwandikiye, wanyandikiye anyizeye akambwira ati Joyeuse gazi, njyewe ngeze aho nshima n'Imana ko isigaye yarampaye icyizere cy'abantu, nanjye nawuze nkora akazi ko mu rugo, nta mpamvu yo kutanyizera, mukwiye kunyizera. Hanyuma nawe ukeneye kungisha inama ushobora kohereza voice note cyangwa ukandika. Ibyo uzajya ubikora, uzajya unyandikira kuri 0710 yanyandikiye ngo amakuru Joyeuse, ndi umukozi wo mu rugo, narakubonye numva ko ukunda gutega amatwi abantu bafite ibibazo, niyo mpamvu ngize ubutwari bwo kukwandikira. Mfite ikibazo kimereye nabi, mfite ikibazo kimereye nabi cyane, maze igihe ndyamana. Oh my God. Mwiriwe neza, muraho, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi mfite amakuru guys, kambe ndetse kubivuga, kamanze mbasuhuza. Mwiriwe neza, muraho, mumeze neza, nizere ko mumeze neza, ndabasuhuje, mbahaye n'ikaze. Uyu munsi reka iki kiganiro tukite ruhura umutima, Uyu munsi umwana w'umukobwa, niba ari umukobwa niba ari umuhungu simbizi, yanyandikiye ambwira ngo Joyeuse, mfite ikibazo kiremereye umutwe wanjye, Joyeuse ndumva nenda gusara, Joyeuse ndumva ibibazo byambanye ibibazo. Rero navuze ni icyo kibazo ntabwo nakimugiraho inama, yanyandikiye anyizeye kuko nawe uzi ndi umukozi wo mu rugo, nawe avuga ati Joyeuse ndakwizeye kuri bungire inama kandi nziza. So rero navuze ni rero ntabwo icyo kibazo nakihererana, mbere na mbere reka mbanze mbabwire, ndaje bisobere hano kuri kamera dufatanye tumugire inama. Hanyuma nahise mvugana ibi bintu, ni ibintu najya nkoramo content ya buri gihe, content ihoraho, maze igihe nahise mbitekerezaho, ndavuga ni mwajya muza mukandika muri comment bitewe n'ikibazo gihari,
cyangwa se ikibazo cyabaye cyangwa se bitewe n'icyo umuntu atwandikiye mu buryo bwo kuruhuramo umutima, ubundi njye nari navuze nti tuzajya tubikorera abakozi bo mu rugo gusa, ariko ntabwo twabikorera abakozi bo mu rugo gusa, bitewe n'ikibazo umuntu azajya anyandikira nzajya tuza tubishyireho, hanyuma mwandike muri komenti, uko umunsi ugiye niko tuzajya tuza tugasoma za komenti zanyu mwanditse, hanyuma tugafata umwanzuro, uzajya umugira inama uko ubyumva, umugira inama bitewe n'uko ubyumva, umugira inama bitewe n'icyo yakora. Ubundi twavuze ati ni gute kisevemu yonyine ariyo yajya iruhura imitima y'abantu, nanjye ndi mu mwanya wa kisevemu hano, nzajya nza mbikore ngaragara, hanyuma muraza kumugira inama mubyandike muri komenti, hanyuma mumbwire umwanzuro twafata. Nimutandika muri komenti, njye nzajya nza mwandikire muri komenti, nako njye nzajya nza mugire inama nkurikije n'uko njye nabitekerejeho. Ubwo hazajya, iyi ni pati 1, hazajya haza pati 2 tugira inama, cyangwa se pati 3, pati 4, pati 1, pati 2, pati 2, pati 10 kugeza ku 10. ubwo ngubwo uzajya uza umugira inama, tuze dufata umwanzuro muri pati kangahe, tuvuga n'ikibazo cy'undi muntu. Murakoze. Ubwo ngubwo reka dusome ikibazo cy'umuntu watwandikiye, wanyandikiye anyizeye akambwira ati Joyeuse gazi, njyewe ngeze aho nshima n'Imana ko isigaye yarampaye icyizere cy'abantu, nanjye nabuze nkora akazi ko mu rugo, nta mpamvu yo kutanyizera, mukwiye kunyizera. Hanyuma nawe ukeneye kungisha inama, ushobora kohereza voice note cyangwa ukandika, sibyo uzajya ubikora, uzajya unyandikira kuri 0710 2027 cyangwa wohereze voice note. Ubu ndabizi ngiye kujya ngira message nyinshi mu byo nkora. Umuntu yanyandikiye ngo amakuru Joyeuse, ndi umukozi wo mu rugo, narakubonye numva ko ukunda gutega amatwi abantu bafite ibibazo, niyo mpamvu ngize ubutwari bwo kukwandikira. Mfite ikibazo kimereye nabi, cyane, maze igihe ndyamana. Oh my God, Yesu Kirisitu, Mana mumbabarire guseka. Maze igihe ndyamana n'umugabo wo muri urugo nkoramo, kandi ubu ndabihaze, sinzi uko nabihagarika, kuko nta handi mfite akazi, kandi mfite ubwoba bw'icyo bizangiriraho iyo ngerageje gutekereza kuva muri aka kazi. Ndibaza aho nzajya nuko nzabaho. Ndagusabye ungire inama, nakora iki kugira ngo nsohoke muri iki kibazo, ntakoze akazi kandi ntatakaje ubuzima bwanjye. Gazi mumbabarire ntabwo nzi gusoma neza, reka twongere tubisubiremo. Umuntu yanditse ngo Joyeuse amakuru, ndi umuntu uri kumamagara se kandi ashaka iki, mwakabyara mwihangane tumwitabiremo. Alo, oui, kambahamagare. Sawa, ubwo uri kuvugana n'umumotari? Harya uri hehe? Kwa Mweshyo i Rubavu.
nose wambwiye izina ryaho rizwi neza. Arete yo kwa Mweshyo. Sawa sawa. Guys, muba mubona mba ndi gutanga amakuru y'abakiriya, ubwo twibeshye kubera ko tuba dufite abantu benshi. Kamamagare ku kazi twumve. Njyewe rero ndi mu kiganiro, mba ngomba just ibintu byose biba bigomba kugira, hanyuma tuze dusoma icyo kibazo. Uyu ni umukobwa waho wo muri Saniroti, iyo ndi guhamagara ndabona atari kunyitaba. Ndabona atari kunyitaba, ariko ikibazo cy'umwana w'umukobwa ndaje nyigire. Soso, umva, umuntu uriya muntu wakuriye nabahaye ni uw'irubavu ngo kuri arete yo kwa Mweshyo. yabijyanye ubwo nyine turashyize kuri arete twavuganye. Okay, sawa. Katwikomereze, mba nanze guhagarika video bitewe n'intuza. Katwongere tugisubiremo, nubwo ngiye biri kungora kubisoma, ariko ubwo birumvikana namwe mwabyumvise. Amakuru: ndi umukozi wo mu rugo, narakubonye numva ko ukunda gutega amatwi abantu bafite ibibazo, niyo mpamvu ngize ubutwari bwo kukwandikira. Mfite ikibazo kimereye nabi cyane, maze igihe ndyamana n'umugabo wo muri urugo nkoramo, kandi ubu ndabihaze, sinzi uko nabihagarika kuko nta handi mfite akazi, kandi mfite ubwoba bwo icyo bizangiraho iyo ngerageje gutekereza kuva muri aka kazi. Ndibaza aho nzajya n'uko nzabaho. Ndagusabye ungire inama, nakora iki kugira ngo nsohore muri iki kibazo, ntakaze akazi kandi ntangize ubuzima bwanjye. Ayigamana we. Guys, reka mbabwize ukuri, abantu muri buze guseka museke mukwengenebuke, ariko ibi bintu ntabwo bisekeje. Umwana yagize ati Joyeuse, ngize ubutwari bwo kukwandikira, ngira inama y'ikintu twakora. Guys, njyewe ubu ndamwumva neza cyane, ariko rero ntabwo turi bumucire urubanza. Guys, nituza kugira inama umukobwa cyangwa se umukozi wo mu rugo ngo uryamana na bosi we, ntabwo tugomba kumucira urubanza, siko? Ntabwo nawe siwe buriya afite ubwoba bw'ahandi azabona akazi. Guys, akazi karabuze, ariko si ngombwa nanone wa mugani ngo ube waryamana na bosi wawe. Guys, umukobwa wanjye wanyandikiye, ntabwo ndi kugucira urubanza, ahubwo turi gushaka uburyo tubona inama nziza kandi ifatika, kandi uko twabigenza. Ugize ngo ndashaka kubivamo, ndagusabye ungire inama y'icyo nakora. Natakaje akazi kandi n'ubuzima bwanjye ukarema n'ubuzima bwawe. Nshuti zanjye, uyu mukobwa tumugiriye inama rwose, kuba uhaze guca inyuma mabuja wawe wakwizeremo akaguha akazi, ndagushyigikiye, ndi inyuma yawe. Kuba uhaze kutagomeza gutesha ikuzo nyokobuja, mani kuriya kuntu kuba ari uguteza kuba ari bavuga kuba ari ukwangiza icyubahiro cya mabuja wawe. Tureke no kuvuga ngo icyubahiro cya mabuja wawe, nawe ubwawe uri kwiyangiriza ejo hawe hazaza. Iki kiganiro nababwiye ngo nakiseruhura umutima. Ubundi kiseve mu radiyo, kiseve igikora kuri kiseve, nanjye nzajya nza nitereke tubiganireho. Ikindi kintu cy'ingenzi mwaha, mukobwa mwiza, ndagushimiye ko wanyizeye. Ndagushimiye ko wanyizeye ukumva yuko nakugira inama. Niho wanditse, wahereye wandika
amagambo menshi ukandika igitabo. Guys, mumbabarire sinyamfata mu mutwe amakuru. Narakubonye numva ko ukunda gutega amatwi abantu. Guys, nkunda gutega amatwi abantu, niyo mpamvu nawe nemeye kujya nkwakira. Nimero ni 07902027 uhagarike uyisubize inyuma. Hanyuma uhagarike uyisubize inyuma, wayisubiza inyuma wagira gute, uhagarike ufate nimero hanyuma nawe unyandikire. Kandi guys, mumfashe kugira inama, ibyo mwandika byo kugira inama uyu mukobwa kugira ngo nawe ajye abyibonera, mujye mwandika hano muri comment. Ejo ni ukuvuga ngo nzagaruka tumugira inama ya nyuma, cyangwa se dukuraho niba hari n'icyo twamufasha tukimufashe kugira ngo ibyo bintu bihagarare, kuko ari kwangiza ubuzima. Kabona ari muri ako kazi, ari kugakora, ari gukuramo amafaranga, ariko ari kwangiza ubuzima bwiwe bw'ejo hazaza. Bibiliya iravuga ati, Imana iravuga ati usaba uzahabwa, kandi baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Uyu mwana w'umukobwa yanditse icyo yambujije, yambwiye ngo ibyo ntabwo nabishyiraho. Joyeuse, ntushyireho ifoto yanjye, kandi koko ntabwo ari byiza gushyiraho ifoto y'umwana, kandi akazi kiwe kakaba karangiritse aka kanya mu gihe atarabona aho kujya. Bavuga ngo ushaka gukira indwara urayirata. Aka kanya ikintu nakubwira ni kimwe, aka kanya tangira usenge, wiragize mu maboko y'Imana, ujye mu maboko y'Imana. Imana iravuga ngo saba uzahabwa. Imana, oh my God, ndi mu mwuka. Bikira Mariya arahari ku bwa nshuti yanjye. Gusa ikintu nababwira, nimunyandikire kuri WhatsApp mu gihe muri kumugira inama, ahubwo mubyandike hano muri comment. Ku munsi w'ejo nzagaruka dusoma comment, hanyuma dufata n'umwanzuro w'ikibazo gihari. Ndabinginze nimumutuke. Ubu ngubu ukuntu iri ni itangiriro ry'ubuzima, hataho bitavaho umwana niyahuye. Ndabasabye ngo nimugire gute, nimumutuke. Mwaravuze ngo Joyeuse ngo ntuzabone icyo ukora, none abantu batangiye kunyizereramo, bakumva ko nabagira inama z'ubuzima bwabo, bakumva ko nagira inama nabahindura ubuzima. Njye iki kibazo kirakomeye, niyo mpamvu nabegereye nkavuga ni mumfashe, uyu mwana w'umukobwa araremerewe, kugira ngo nawe ajye abona ko tumwitayeho. Ariko nimumutuke, njyewe uzunuke, ariko uyu mwana w'umukobwa ntumutuke. Hanyuma rero kambashimire, ndabashimiye cyane rwose, se by'umwihariko nshimiye umwana w'umukobwa wanyizeye akumva yuko namugira inama. Nawe niba unyizeye, nyandikira cyangwa ume voice note, hanyuma umbwire nawe bikuremereye. Kandi nawe niba uri umumama ufite ikikuremereye ku mukozi wawe, nyandikira nkugire inama. Focus yacu ni ku bakozi bo mu rugo, cyangwa se nawe uremerewe ufite ikibazo, nyandikira ume message, cyangwa se ubigire muri voice note. Nubimpa muri voice note, nzafata nimero voice note yawe, hanyuma nzafata voice note yawe, hanyuma nze nyumvisha abantu, nze nyitegesha amatwi abantu. Hanyuma ndizera ko mu gihe ntacyo bigutwaye, nzashyiraho voice note yawe. Numvaga nta kindi kintu nakora. Ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibatize ubuzima, kandi Imana ibahe imbaraga. Uyu mwana niba hari icyo twamufasha, muraza kubyandika muri comment, tubihuriremo. Imana ibarinde.